twagiye. Mwiriwe neza. Muraho, turabashuje abakunzi ba channel yacu kandi channel y'Abanyarwanda Birashoboka TV show, tubahaye ikaze. Abatameze neza turabifuriza kumererwa neza, abafite ibibazo turabifuriza kugubwa neza, Imana ibagenderere bikemuke. Uyu munsi rero mbazaniye abatumirwa, murababona umukobwa utangira avuga ngo rero muvuge mungira ngo mwamubonye. Witwa nde? Nitwa Isheja Cynthia. Cynthia, karibu kuri Birashoboka TV show. Murabona rero n'umubyeyi wacu, umupapa mwiza cyane. Ubu ngubu turi mu karere ka Ruhango, reka nawe tumuhe umwanya basuhuze. Kandi ndabashuhuje, Imana ibahe umugisha. Amena. Murakaza neza kuri Birashoboka TV show. Muzehe wacu turawukunda cyane. Ese muzehe, nkawe umaze iminsi mu karere ka Ruhango, ni iki kintu cyiza kiba mu karere ka Ruhango washishikariza nk'abantu kuza gusura mu Ruhango cyangwa gutura mu Ruhango? Mbese cyabakurura? Ikintu cyiza kiba mu Ruhango, icya mbere tugira urukundo, icya kabiri turagenderana kandi tukagira ibyishimo, icya gatatu dukunda igihugu cyacu. Yes. Kubw'ibyo rero twumva mu Ruhango natwe tuhakunze, uwo ari we wese yahaza kandi yamererwa neza. Ikindi, hari ibyo kurya byiza. Iyo ushaka imyumbati uraza ukayibona, washaka ubunyobwa ukabubona, washaka ibishyimbo byo ni tayari. Buri kintu cyose icyo ushaka cyose wabasha kukibona, kandi ku giciro cya make, igiciro cyiza, ku giciro cyiza. None se muze, harya hano mu karere ka Ruhango uhatuye igihe kingana iki? Njyewe niho navukiye. Imyaka ni myinshi. Muri uyu mujyi ho nahageze nkiri umusore, muri 88. Natangiye gukorera muri uyu mujyi ndi umutayeri. Urahazi cyane, ni kera. Mwiriwe. None se muze, tujya twumva ibyo mucuruza, ngo muracuruza, nibyo? Yewe ndi umuganga gakondo. Ugurisha ibimera, ntabwo turi babandi b'abanyabitega n'ibindi. Twebwe tugurisha ibimera, nibyo dukoresha. Ubu ni ukuvuga ngo muvura indwara zimeze gutera? Tuvura igifu, tukavura indwara z'uruhu, tukavura indwara z'ubuhumekero, kandi tukavura impyiko. Urebye nubwo hari n'ibindi byinshi tubasha gufashamo umuntu, ariko tuvura n'inzoka mu rwego ruhanitse. Ibyo byose mubifitiye imiti? Cyane, imiti irahari, ku buryo umuntu ubirwaye wese yabasanga agakira? Yadusanga rwose tukamufasha, kandi akabasha kugira ubuzima bwiza. Ikindi dukora, dutanga n'inama ku bantu bahura n'ibibazo by'uburwayi. Tubasha kubaha inama, cyane cyane inama ya mbere tubaha ni uburyo bwo kwirinda, haba mu mirire, haba mu minywere, haba mu myambarire. Ibyo bintu rero iyo ubigezeho, ndashaka kubwira ngo icya mbere ni uko ugomba kurinda amagara yawe. Ibyo rero biba byiza. None se muze, mu mirire ho birashoboka kuko ni ibintu byumvikana, ariko mu myambarire si ubwo ni gute bijyana no kuvura? Roho nziza ijya mu mubiri muzima. Kuvuga ngo rero iyo wambaye imyenda yico ukurura umwanda, uwo mubiri rero akagenda neza. Ibintu rero indwara rero zibasha kugufata zikakumerera nabi kubera kutitwara neza. Burya umubiri wa mbere nuko ugomba kuwuhagira ukambara umwenda umeshe.
rero uhumeka neza maze indwara zose zibonetse ntizipfe kugufata ukazishakira. Ariko nibyo koko muri abaganga beza nibyo rwose nicyo kiranga amagara mazima. Wa mugana umuntu afite umwanda ntabwo yamererwa neza. None se muze gira akantu duteramo sitori se nk'umuntu mukuru ukurikije uko ubona nk'urubyiruko rw'ubu. Numvise ko nk'uyu mujyi wawugezemo kera nkatwe wenda tuhagenda cyangwa se ku bantu bahatuye, ariko no ku isi muri rusange ujya kumva nk'abantu bakuru baravuze ngo abana b'ubu ngo abantu ba kera ngo hari ukuntu bitwaraga tutitwara. Ese ni gute buriya mwitwaraga twe tutitwara? Iyo murebye nk'abubu ukabihuza n'aba kera. Iyo tubihuje iby'ubu n'ibya kera, abana ba kera icya mbere barubahaga, icya kabiri bagiraga umuco, icya gatatu bakundaga umurimo. Ndibuka ko jyewe nakunze umurimo ndi umwana. Ungana gute? Ndi muto maze kuva mu ishuri. Navuye mu ishuri mfite imyaka nka 16, nka 15 mu byaho. Ariko ndashaka kubwira ngo nakundaga gukora cyane. Njyewe nateye ikawa ndi umwana. N'uyu munsi umugore nazanye ubu yaje azisanga. Nateye ikawa 120. Ariko n'uyu munsi ziracyahari. Za kera mu bwana? Za kera nkiri umwana. N'ubu rero twakundaga umurimo. Gusa aho ingorane ziri, twebwe twakundaga gukorera mu butaka, ariko noneho ubutaka nta buhari. Abana rero bobo icyo ababyeyi cyangwa abantu bakuru twabashije gukora ni uko twashyize abana mu mashuri, bagenda biga ubwenge, ariko ntabwo bazi kubukoresha. Nicyo kibazo. Iyo murebye babona baba batazi kubukoresha. Batazi kubukoresha. Mubibonera he? Icya mbere iyo wamaze kwiga ugomba kumenya kwihangira umurimo. Iyo wamaze kumenya guhanga umurimo rero uragenda ukagera ku bintu byinshi kandi kubera guhanga umurimo. Abana bo rero baritinya kandi bagashaka gukira byihuse kandi nta kintu bafite nta n'icyo bakora. Umurimo rero, gukunda umurimo nicyo kintu kiguha izindi ntera ubasha kugeraho. Nibyo gukunda umurimo. Ariko wamubona tutagerageza ugereranyije. Ugereranyije ababyemeye baragerageza. Kuko burya icya mbere gukunda akazi wakunze ni amahoro. Wakunze uranagakora. Niyo mpamvu rero wabashije kugakunda akinjiramo, icyo yabona cyose cyamugirira akamaro. Harya muze musengera he? Nsengera mu Badivantiste umunsi wa karindwi. Umunsi wa karindwi. Ariko ko hari abantu bajya bavuga ngo nta muntu ujya uburana n'Abadivantiste ngo batsinde. Nibyo ra ngo kumyemerera? Abadivantiste ntabwo ari buburana, ahubwo ikiburana ni ijambo ry'Imana. Iyo Umudivantiste rero yabihaye agaciro, yicara hasi agasoma, ahita abona n'ubusobanuro bwa buri jambo ryose ryo muri Bibiliya. Noneho rero iyo uje kugira ngo umuganire ugashaka kubeshya, warakunyomoza kuko yasomye byinshi. Twebwe dufite ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, tukiga na Bibiliya. Ibyo bintu byombi iyo wamaze kubimenyera ukabyiga neza, nibwo ubasha, nta muntu wabasha kukubeshya ibyo yishakiye. Ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi? Ndumva ari ukuzafata igihe twigisha n'abakunzi bacu. Byaba byiza rero. Kandi ubu bifite hariya ku kazi? Ibitabo byinshi mba bifite, n'ubwo ku kazi mba bifite nkazana kamwe na kamwe. Igihe numva ashaka kwiga igitabo runaka niho nkizana. Nibyo? Uzambwire zaguha. Nzakubwira rwose. Inama zigirwa itorero uratigira? Inama zigirwa itorero.
ubu ngubu ntabwo gifite hano ariko tuzakizana twigisha n'abantu bacu. urubyiruko inama z'igihugu itorero kirabigisha kibabwira uburyo bwo kurambagiza kandi aricyo ukoresheje. Ababyeyi babwira uburyo bagomba kubana n'abagabo babo, uburyo abo babyeyi bagomba kubarera. Ariko uvuze koko ku by'imiryango, ku by'ababyeyi n'abana, ese muze ukurikije ingo za kera n'iz'ubu ngubu mubona ni iki gituma ingo z'ubu ngubu zisenyuka cyane? Ese kera nabwo byabagaho? Kuba bavuga ngo abana b'ubu ingo z'ubu na kera byabagaho. Ese niba bitarabagaho mubona ari iki kibitera? Ni iki twakora ngo byibura bigabanuke? Witegereje neza ubu na kera biratandukanye. Umukobwa yahoraga yirinda, umuhungu nawe yahoraga atinya gute rero? ntabwo yapfaga gufata umukobwa. aho ubu rero ikibazo abana bacu bafite, bashaka gukorana imibonano mpuzabitsina bakiri bato. Nicyo kibitera? Twebwe cyaraziraga. Kera ntabwo byabagaho? Ntabwo byapfaga kubaho. Niba witegereza urareba uzasanga abana batwaraga inda kera n'uwo bitaga ikirundo. ariko ubu ngubu ugasanga nko mu kagari abana 70 batwite, kandi bakiri bato. Ibyo birababaza. Ikindi cya kabiri, umusore iyo yajyaga kurambagiza cyaraziraga yuko aryamana n'uwo bazashyingiranwa igihe kitaragera. Ntabwo byabagaho? Cyaraziraga. ari nayo mpamvu rero ubu uwo bataryamanye ntibishoboka, babaza kumwumva. Wa rukundo rero watangiriye utarimo wageze igihe cyo gushaka, igihe kigera ushyingirwe nk'uko biri, wari wararangiye kera. Apeti y'urukundo yaramaze gushira. Ibyo rero uhagera urukundo mwagombaga kugira rwaragabanutse. Ukwezi kwa buki nicyo gihe cyo gukunda cyabaga gikaze, kubera ko icya mbere nta wari wabona undi, yazaga amufitiye amatsiko. Ukwezi kwa buki rero kwarabaryoheraga. ariko ubu ngubu icyo gihe cya buki kijya kugera ubwo baramaze guharuka, kubera ko urukundo barutangiye igihe kitaragera gute kitaragera. Ubw'ibyo rero niyo mpamvu ubu umwana araza n'umukobwa n'umuhungu bamara gushyingirwa, hari n'abamara amezi 6 cyangwa 3 cyangwa 5. hari n'uwo numvise ngo hari amaze ibyumweru bingahe bagahita basenya abana divorce. Kiro ni ikibazo. Ikindi cya kabiri, abenshi baza bishakira ubutunzi aho kugira ngo baze ari urukundo rubazana. Ubutunzi nabwo rero burimo. Umuhungu akajya kurambagiza umukobwa ngo aramushakaho ibintu runaka, naza atabifite ubwo bizacika. Umukobwa nawe ati nzajya ku musore ufite ubutunzi, akagenda akurikira ubutunzi aho gukurikira urukundo. Ibyo nibyo bituma muri iyi minsi abakobwa n'abahungu batabasha kubana ngo bamarane igihe. Ikindi cya gatatu, utihangana. Gushyingiranwa, abantu bamaze gushyingiranwa kugira ngo urugo rurambe nuko habaho kwihangana. Waba uri umukobwa, waba uri umuhungu, hakabaho kwihangana. Nta marayika ubaho. Waba uri umugore ntabwo uri marayika, waba uri umugabo ntabwo uri marayika. Iyo ikosa rije rero habaho kwihangana. Utihangana rero nabyo bituma ingo zisenyuka.
icyakora cyo cyashoboka kuko kwihangana n'ubundi ibintu byose bisaba kwihangana kandi uwihanganye agera kuri byinshi, icyo cyo kirashoboka n'ibyo. none se ubu ni ukuvuga ngo inama wagira abantu b'ubu ni izihe? ko hari nk'abantu twumva bakoze divorce ingo zabo zasenye kandi n'ubundi ugasanga barabanye ari n'amasugi, isugi undi ari imanzi kandi n'ubundi urugo rukanga rugasenyuka. gusa birashoboka ko ikibazo wenda cyaba ari kimwe muri bya bindi bindi watubwiye. mu byo nabashije kuvugira cya mbere n'aya mbere yamushakanye kumenya gutaza umumarayika. icya kabiri yahabayeho ikosa hagomba kwihangana. icya gatatu ntabwo ugomba gukundira hano kuko ushobora kuza wibwira ko umugabo afite umutungo uhambaye wagera ugasanga ibyo yakwigizaga ntabyo ubonye. rero bibuze niba waramukunze koko uzamwemera no mu bukene, waba uri umugabo waba uri umugore, no mu bukene undi ahasigaye kugira ngo urukundo tugere kudobaniriza hamwe. murakoze cyane. harya ubu mumaze imyaka ingahe mwubatse? njyewe nashatse muri 90, imyaka 32. mumaze imyaka myinshi cyane. 32 ni imyaka myinshi cyane. ni ukuri ni ikintu gikomeye kuko muri iki gihe kubona abantu bamara iyo myaka ni ikintu gikomeye. ni ukudusabira natwe ni ugusabira urubyiruko rwo muri iyi minsi kuko urabona ko ntabwo byoroshye, ariko tuba dufite icyizere, turabizi ko kwihangana, iyo umuntu afite kwihangana kuko byose birashoboka. ni ukuri murakoze cyane bakunzi ba Birashoboka TV show. mwamubonye umusaza, uyu musaza yitwa Cleophas, akorera mu karere ka Ruhango, acuruza imiti gakondo. mwamubonye aravura, hehe n'inzoka, hehe n'ibibazo mubonye by'uburwayi muzajye mumugana bavure. muze waha nimero abakunzi ba Birashoboka TV show batuye mu Ruhango cyangwa bahagenda bakajya baza kukugurira. nimero yanjye MTN 067 naho Tigo 072 699 imiti ubucuruzi yaba ari imwe abantu bakunda kwita ngo ni iy'abagorozi. mugorora umubiri, mugorora ubuzima. nibyo rwose bakunzi bacu mwabyumvise cyane. niba ashaka inama naza mumugire inama rwose. muba mufite abantu mwavuye bagakira cyane benshi. ni byiza cyane kuko urabona ko hariho uburwayi bwinshi. bakunzi bacu mwabonye umubyeyi wacu saza, nanze gukomeza kuvuga izina rye ariko yabibwiye. birashoboka ko hari n'abari bubone bamuzi, ngira ngo arabashuhuje kandi yabifurije kumererwa neza. umusaza yakoze cyane kutuganiriza, twari tumufatiranye tumusanze ku kazi. tumusanze ku kazi, tuzongera tumuganirize, ngira ngo mwabyumvise no kurwara. ariko muze akabazo k'amatsiko ko hari, urabona nk'ubu ngubu nyine abantu benshi nako ikibazo cy'imikorere, abantu bose bavuga ati igishoro ni ikibazo. ibi bintu byanyu ntabwo bisaba igishoro cyinshi. cyambere igishoro cyambere ni ubushake. ikindi cya kabiri ibi twebwe dukora bamaze kubyinjiramo. imiti ntabwo ihenda cyane, bashakisha ibifite yose batangira. uwo wese yaba yemerewe kuyicuruza se? oya, bisaba iki? bisaba ibyangombwa, kugira ikarita y'abavuzi, ukinjira mu rugaga rw'abavuzi gakondo. icyo nicyo cya mbere bisaba. warangiza
bakaguha ibyangombwa iyo wamaze gushyira ibyangombwa ubwo utangira kujya mu mahugurwa ugatangira kwiga uburyo indwara ifata ugatangira kwiga uburyo noneho hari inkurikizi z'indwara ibyo twabinyuzemo noneho ukamenya noneho n'imiti ibasha kuzivura rero iyo uje wajya mu mahugurwa barabiguha bakabikwereka hanyuma ugatangira gukora. Abahugura nk'igihe kingana iki? Hari umuntu ushobora kuba ari aha hanze akunda kuba yavura gufasha abantu mu rwego rwo kubafasha gukira akaba yifuza kubijyamo ariko atazi ngo ese najyamo nciye he bisaba iki? Wenda ugasanga umubereye inzira, umubereye uburyo yajyamo ubuyoboro. Utangira kuza kurangira shopu ugomba kwinjiriramo hanyuma wahagera hanyuma bakabasha kuguha amabwiriza yewe ndetse n'amafaranga ashobora gusabwa bakayakubwira kwiga gusa hanyuma bakaguha rero n'amabwiriza y'ibyangombwa uburyo ushobora kuzabibona rero ni gutangira gukora iyo wamaze kubona ibyo byangombwa ni gutangira kuko amezi mukoramo nk'amahugurwa amahugurwa yahoraho kandi ahantu hatandukanye ni ukuvuga ngo rero icyo gihe nibura amezi babanza kukwigisha ni amezi agera nko ku 8 cyangwa 6 bagushyiramo ibintu nyine ugomba gutangiza n'uburyo ugomba kubikora n'uburyo ugomba gusuzuma umuntu cyane cyane ibiganiro uganira n'umurwayi kuko waba wamaze kwiga indwara uko ifata kuko waba wamaze kwiga ingaruka y'indwara ibyo byose wamaze kumenya rero ubasha gutangira. Mwabyumvise ababa bakunda gucuruza imiti ababa bakunda kuvura mukoresheje gakondo ngira ngo mwabyumvise umusaza ababwiye inzira ubwo ni karibu kandi n'abafite ikibazo cy'uburwayi mwamugana akabavura twagusura twareba ku kazi tukabereka imiti. Ubu rero twari twakoreye mu isoko katubereke hari umusaza akorera njyewe nambika abageni ubundi bisanzwe mbere hano ni mu isoko rya Ruhango hano murabona inyanya murabona imboga aha ni mu isoko hasanzwe kugira ngo mwahabonye tugeze kwa muzehe aracururiza kugira ngo mwamubonye ngaha mu isoko mu muryango harya hano ni muri Kagayi. Mwabyumvise ko n'abakiriya batangiye kuza ni karibu bakiriya beza umusaza arabavura bagakira. Yego murakoze namwe ngira ngo mwayibonye rero ko ahise anacuruza tukihagera namwe muzamugane hajya hano ni mu 11 ni 9 ni karibu mu isoko rya Ruhango abahagenda ngira ngo mwabonye ngiyo ngayo n'amazi aho abakiriya be abahesha n'imiti nyamara hari nabo ayihera ku kazi bakayinywa. Aha mubigenza gute ngo murayateka keto ubika uje rero arwaye ukabasha kumufasha tukamuha imiti ituma y'amazi ameze neza. Ese muze akabazo k'amatsiko ubundi cano yacu turi kuganiriraho yitwa Birashoboka TV Show. Intego ya Birashoboka ahanini ni ukwereka abaturarwanda cyangwa abandi bose bumva ikinyarwanda ko ibintu byose bafite kwizera bafite ubushake nta Imana itagukura nta kitagukorera ko ibintu byose bishoboka mu kwizera byose birashoboka. Ukurikije hari n'ababa bafite wenda n'igishoro gito watubwiye ko bidasaba igishoro kinini icyambere ari ubushake. Ukurikije niba atari ibanga nko mu gutangira gucuruza
kera ugitangira gucuruza wohereza ku mafaranga angahe? Utangiye kuri iyi miti utangiriye menshi ibihumbi nka 15 makumyabiri natangiriye 15 natangiriye rero muri iyi miti ko twaje gitore we bakoranye nawe wabanje kumva imiti nagiye nsanzuka umugezi wanjye usanga ari ahantu heza mu rugo iwanjye heza cyane. wakoze uyakuye muri iyi miti? nakuye mu miti ariko n'ibindi kandi nigishije abana banjye bose barangije. ufite abana bangahe? Ibintu byiza cyane. barize ndetse umwe yarangije kaminuza twari byiza imbaraga z'uburyo icyo wunguka hanyuma n'icyongereza. uruvuga ngo wa kaminuza muri iyi leta yampaye inkunga ariko rero ntabwo inkunga yonyine iba ihari kuko bafite ikibazo mwakoze cyane. ngira ngo mwabyumvise ntabwo gukora bisaba igishoro kinini. byiyumviye ubuhamya ko umusaza wavuye ku 15,000 yatangiye bizinesi kandi ngira ngo murabibona nkurikije imiti mpabona nubwo ngewe iby'imiti ntabisobanukiwe ariko nkabona ko imiti ihari yavura n'abantu benshi kuko njya mbona hari n'imiti ihenze rwose. nk'umwe wambwiye abasinezite bakayiko k'ibihumbi 5 bigaragara harya buriya kiriya gikombe kigaragara. amakuru mfite ni uko urya muti nakubwiye noneho nasanze aho muri ibihumbi 160. ese uracyawufite? ufite netwa turimo kweretse ndetse no mu Kigali ko gufasha wese umuntu ushobora guhita afatwa ase uriya muti uravura abantu bagakira neza ko dufite abantu benshi bazahajwe n'amasinezite. tubabwire baze ntabwo byadutenguha rwose turabizeze ko bazakira. bakunzi babirashoboka tibisho bantu mutuye mu Ruhango murwaye mu myanya y'ubuhumekero sinezite asima byose umusaza hari ku bwanyongera ngo mwabyiyumviye ni karibu muzajye muza murebe muri nimero 9 mu isoko rya Ruhango turabategereje kandi abijeje ko bazakira. mwakoze cyane umusaza kubara nawe bari wawe umugisha rwose mwakoze cyane. mukomeze muhahe muronke mucuruze neza. bye bye bakunzi bacu mwakoze kubara natwe. umusaza arabasezera nanjye ndabasezera umugoroba mwiza. bye naho gutaha.